Nshuti muvandimwe, reka twongere duhimbaze Imana yacu, reka tuyishime kubwo kugera neza kwayo kwinshi. Ni Imana itwitaho iteka, ni Imana itarobanura ku butoni, ni Imana yuje urukundo, ibyayo tubivuze bwacya bukira. Yaturinze muri iri joro, igitondo kirabonetse, umucyo utamuriye umwijima. Imana yacu niyo gushimirwa ibitangaza iba yadukoreye. Nubona bukeye rero ukabona ubyutse bigakunda, watambuka bikemera, jya uzirikana ko hari imbaraga yabikoze, maze ibyo bigutere gupfukama uhimbaze iyaremye ijuru n'isi. Reka rero twese abahumeka tugere tuti Imana yacu uhabwe icyubahiro. Reka rero nguhe ikaze kandi nkurarike muri ibi byigisho byacu, aho tubyiga ni ibyigisho biyoboye abakuze kwiga Bibiliya, biyobora abakuze kwiga Bibiliya. Ni ibyigisho bitegurwa n'itorero ry'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi. Turi mu gihembwe cya kane, umwaka w'ibihumbi 2024. Insanganyamatsiko z'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, izo nizo turi kwiga. Mu yandi magambo, iki gihembwe turi gusesengura ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Muribuka yuko twabonye ubwanditswe na Mariko, twabusoje abantu basobanukiwe neza, kandi itorero ryashimye ko iki gihembwe twiga Yohana. Yohana rero tugeze ku cyigisho cye cya gatatu, cyangwa se amigisho tugeze ku cyigisho cya gatatu. Ni icyigisho kitubwira ngo iri buriro ry'ibanze. Iri buriro ry'ibanze. Reka nkwinjize mu cyo kwibukwa kiboneka muri Yohana 1:1. Ni amagambo azwi cyane. Ati mbere na mbere hariho Jambo, Jambo yahoranye n'Imana, kandi Jambo yari Imana. Icyumweru kimwe cyavuze ku byerekeye umusozo w'igitabo cya Yohana, cyasobanuye impamvu yanditse ubutumwa bwiza. Inshuti muvandimwe, ubu kandi nakwinjije mu ngingo yo ku isabato nimugoroba, itwinjiza ku yo kuwa mbere, kugira ngo iki cyigisho twumve ibyacyo neza, iki twinjiyemo cya gatatu. Icyigisho rero cy'iki cyumweru kiragaruka ku itangiriro ry'ubutumwa bwiza. Itangiriro ry'ubutumwa bwiza, aho Yohana atanga icyerekezo ayobowe na Mwuka Wera, cyaho agamije kujyana umusomyi. Mu magambo ya mbere no mu masuba abanza y'inzandiko zabo, akenshi abanditsi bo mu isezerano rishya berekana insanganyamatsiko baba bagamije kwandikaho. Ni kuri iyo mpamvu rero Yohana nawe naho atwerekeza. Ni nako Yohana abikora, atwereka insanganyamatsiko ze zigaragaza umugabane w'intambara ikomeye yerekana ukuri guhanitse kw'ibya Yesu Kristo, ukuri kutuganisha ndetse no ku byabaye mbere y'irema. Yohana nabyo abikomozaho. Ntabwo ajya nyuma y'irema gusa, ntabwo ajya mu mibereho ya Yesu n'intumwa ze n'ibyabaye, ahubwo anatugarura mbere y'irema. Uku kwerekana ibintu kugaragazwa mu itangiriro ry'igitabo guha amahirwe abasomyi bamaze kumenya ko Yesu ari we Mesiya, ndetse n'abandi bavugwa mu gitabo ubwabo badafite. Umusomyi abasha kubona neza insanganyamatsiko z'ingenzi umuvugabutumwa agarukaho mu gihe aba avuga inkuru ya Yesu. Izi nsanganyamatsiko z'ingenzi zashyizwe hagati y'igihe cy'amateka y'ubuhanuzi bwa Yesu bwo ku isi. Icyigisho rero cy'iki cyumweru gitangirana n'amagambo y'ibanze aboneka muri Yohana igice cya mbere guhera ku murongo wa mbere, maze kigatanga mu ncamake insanganyamatsiko zayo z'ingenzi. Izi nsanganyamatsiko kandi zizongera gusubirwamo ahandi hantu mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Ngaho tugiye kwerekeza rero, tuzibanda cyane ku gice cya mbere cya Yohana. Ingingo rero y'uyu munsi yo kuwa mbere iratubwira ngo Jambo ari we Mana. N'ubundi ntabwo tujya kure y'iki gice. Muribuka ko mu gice cya mbere atubwira ngo mbere na mbere hariho Jambo. Uwo rero niwe tugiye kureba. Mbere na mbere Jambo ari we Mana. Turagushimye Mwami mwiza, ubane natwe muri iri jambo tugiye kwiga, mu izina rya Yesu, amen. Yohana igice cya mbere uhereye ku murongo wa mbere hari amagambo azwi cyane n'abantu bose.
n'abantu benshi, si hose bayazi, kuko yaratubwiye ngo mbere na mbere hariho jambo, jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana na mbere, ibintu byose ni we wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Umucyo waraje uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana butangirana n'iyi ngingo y'ingenzi kandi itangaje ivuga ngo mbere na mbere hariho jambo, jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Iyi nteruro imwe nziza cyane ikubiyemo igitekerezo cyimbitse tudashobora kwiyumvisha mu buryo bworoshye. Ubwa mbere, umuvugabutumwa atujyana ku gitekerezo kirema mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere, ahatangira ngo mbere na mbere jambo yariho na mbere y'uko isanzure ribaho. Bityo Yohana yemeza ukubaho kwa Yesu ku iteka ryose. Urumva ikintu cyimbitse aho ngaho? Urimva ibanga ririmo? Yohana twereka yuko na mbere Yesu Kristo yari ariho, jambo yariho, yahoranye n'Imana. Ibi rero bikatwereka yuko ahamya ko Yesu Kristo ariho by'iteka ryose, niba mbere na mbere yariho, kandi akazatugarura mu nkuru ze zo kubaho ku isi, akatwereka n'iherezo rye. Ubwo arahamya ko Kristo azahoraho ibihe byose. Akomeza yandika ati jambo uwo yahoranye n'Imana. Yohana muri 1:18 yerekana ko Yesu ari mu gituza cya se. Uko twategereza kwiyumvisha ikibi bisobanuye kose, hari ikintu kimwe kidashidikanywaho: Yesu na Data babana mu buryo bw'isanga n'ingoyi. Mu yandi magambo, ntiwabatandukanya, umwe ari mu wundi, undi ari mu wundi. Hanyuma kandi akavuga ati jambo yari Imana. Ariko se bishoboka bite ko jambo yari kumwe n'Imana kandi nanone akaba ari n'Imana? Igisubizo kiboneka mu Kigiriki. Ikigiriki gikoresha ikinyazina gifutura aho gukoresha ikinyazina ndafutura. Ikinyazina gifutura aho gukoresha ndafutura. Icy'ingenzi kuri twe rero ni uko ikinyazina gifutura gikoreshwa mu Kigiriki cyerekana umwihariko, ikintu cyihariye cyangwa se umuntu wihariye. Mu nteruro, jambo uwo yahoranye n'Imana, jambo Imana rifite ikinyazina, bityo ryerekana umuntu wihariye, Data, kandi jambo yari kumwe n'Imana Data. Mu nteruro rero ngo kandi jambo yari Imana. Ijambo Imana ntirifite ikinyazina, ari byo biganisha ahangaha ku biranga ubumana. Yesu ni Imana, si Data, ahubwo ni umwana w'Imana wuje ubumana, uwa kabiri mu bagize ubumana. Intumwa rero itanga igihamya cy'ubu busobanuro, kuko muri Yohana 1:3-4 havuga ko Yesu ari umuremyi w'ibyaremwe byose. Umuremyi w'ibyaremwe byose, ikintu cyose kitari gisanzwe kiriho, hanyuma kikaza kubeshwaho gusa na Yesu, Imana umuremyi. Uhereye kera kose, umwami Yesu yari umwe na se. Yari ishusho y'Imana, ishusho yo gukomera n'ubutware bwayo, ukurabagirana k'ubwiza bwayo, nguko uko yari ari. Kuki ubumana bwuzuye bwa Kristo ari umugabane w'ingenzi w'iyobokamana ryacu? Ibi se ni ukubera icyo ari ingenzi? Niki twari kubura iyo Yesu mu buryo runaka aza kuba nk'ibiremwa bindi? Zana igisubizo cyawe ishuri ry'isabato, kandi ube witeguye kuganira n'abandi impamvu ubumana buhoraho bwa Kristo ari ingenzi cyane ku kwizera kwacu. Nshuti muvandimwe, ubumana bwa Kristo ni ingenzi ku kwizera kwacu. Yaraducunguye,
aduhesha ubugingo. Iyo ibi bitaba rero, nta cyizere cyangwa se ukwizera kwacu nta na hamwe kuba gushingiye. Ariko kubera ko yiyemeje akaza agapfa, agahambwa, akazuka, ibyo bitwemeza ko natwe tuzabona ubugingo buhoraho. Reka Imana itugirire neza, iduhe kwizera igitambo cy'i Karuvari, iduhe kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza muri twebwe, kuko ari byo bidukwiriye. Uyu Yohana atweretse ko yariho, azahoraho. Ku bw'ibyo rero, abamwizera nabo bazahoraho, kuko muribuka ko na nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Bityo bivuze ko abazabona ubugingo buhoraho ari abamwizeye. Imana tugire neza kandi duhe kwizera ibyo mu izina rya Yesu. Amen. Turagushimye mwami mwiza, uri uwera wa Isirayeli, utwitaho ntabwo tugushidikanyaho. Abana bawe twije ijambo ryawe, udufashe turyizere kandi rishinga imizi muri twebwe. Reka rero tugushyire mu biganza abaryumvise bose, ubahe umugisha, kandi aho bagiye kwerekeza intambwe zabo ubahire. Data, ntutuma abana bawe bagaruka amaramasa aho bagiye gushakira imibereho. Ngaho rero uduhe umugisha, kandi abatugana nabo ureke batubonereho umugisha. Reka rero mwongere ubugingo bwacu tubushyire mu biganza abadamu batwite, imfubyi n'abapfakazi, abari ku bisasiro, urubyiruko, abasore n'inkumi, abari mu mazu y'imbohe, twese tukugirireho umugisha. Reka ineza rero n'ubuntu bikomoka kuri wowe bikomeze kubana natwe. Ngaho rero uyu munsi wa mbere w'imirimo dutangiye, duhirwe nawe mu izina rya Yesu. Amen.